nurya kuri uwo mutsima ngo ntabwo uzongera gusonza ukundi. Haleluya. Nurya kuri uwo mutsima ntabwo uzasonza, kandi nunywa ku mazi y'ubugingo. Yesu aramubwira ngo iyo wari uzi uwo ndiwe, ngo wari kunsaba ku mazi, nanjye nkava ku mazi y'ubugingo. Haleluya. Ntabwo ku mazi, ntabwo wazongera kugira irari ryo gukunda bakagukunda. Iyo wari unyemereye ngo nguhe ku mazi, iryo rari ryarari. Mu gitondo, nimugoroba na mu gitondo, nyura hariya kuri Mwangaza, hari abantu tuza tuhasanga bahagaze bateze, hari abakobwa baba bahari. Iyo bageze numva umutima waje ukomanga, haba ngo icyampa aba bantu iyi nyota bafite bakayireka, bakanywa inyota, bagashaka amazi y'ubugingo. Haleluya. Amazi y'ubugingo. Ahanze hari abavugabutumwa benshi, n'amanegera se abantu turi mu gusengera kw'ivugabutumwa kuko batarashaka ingamba zo kureba uburyo baganiriza bariya bantu. Bariya bantu bararuhijwe, bariya abantu barahangayitse, bariya abantu barara hanze, bariya abantu bakeneye amazi y'ubugingo. Yanyoye amazi y'ubugingo yava kuri uriya muhanda, yariye ku mutsima wavuye mu ijuru, uriya muhanda yawuvaho. Wariye rero umutsima ntabwo yanyeganyezwa. Yesu ashimwe. Uwariye kuri uwo mutsima atanga urugero rwiza. Uwariye wanyweye kuri ayo mazi arahaguruka akavuga. Ubushize hari abasore bacu batanze ubuhamya hano, bavuga uburyo bagenda mu cyaro, kiriya cyaro mwese mwigwamo. Aratubwira ngo umukobwa ngo yaramukunze, wamara kumukunda aravuga ati ndagushaka, naragukunze. Undi ati ni byiza ubwo wankunze, none urashaka iki? Baraganira, aravuga ati jewe nubatse, jewe mfite uwo twashakanye. Wa mugore nawe ngo aramubwira ngo naje mfite umugabo. Barabyumva ngo ndimana, waramama naje mfite umugabo, ibyo ntubinkangishe. Jewe icyo nifuza ni uko twibanira nawe. None se tuzasubira tutahasanga umugore wawe mu mujyi? Aravuga ngo ni wewe bishaka. Kandi bariya abantu bafite n'amafaranga, n'agafaranga ndakaguha, ariko twibanira. Ariko kubera ko yari yarariye umutsima, kubera ko yanyoye ku mazi y'ubugingo. Haleluya. Iyo wanyoye kuri ayo mazi y'ubugingo, warariye kuri uwo mutsima waravanze, ntatera bwoba, ntatera bwoba. Umusaza wariye kuri uwo mutsima, warariye neza kuri uwo mutsima. Nubwo waje mu ntara bakuzanira ibishuko, umubyeyi wanyoye kuri ayo mazi nta kintu bamukangisha. Haleluya.
icyo mbifuriza ni uko murusha gukora neza ariko murushaho gushaka Imana. Haleluya. Ariko hari n'abazabajayo batazabaza imbere y'Imana batanga ituro baza n'icacu. Kuko ndavyibuka mu mezi yatambutse Serwa yarandikaga hariya ku Cyumweru kiriya gitabo murabona ko ari kirekire, akandika paje ya mbere y'abantu batanze amaturo n'ibya 10, ipaje ya mbere kuzura akimura ku paje ya kabiri. Ariko gana muje kureba muri kiriya gitabo uko bimeze, n'abantu nk'abandi 5-6 bazaho bahora bagaruka. Ese turibaza abandi bagiye he? Ubwo si yanyota y'abatwaye n'abantu. Ese ubwo uwo mutsima uracarimo cyangwa wararangije? Wa mutsima uracyawufite? Yosuwa abwira Abisirayeli, arababwira ngo urugendo ni rurerure, ngo mutegure amahamba. Haleluya. Amen. Mutegure amahamba, arabagenda uzunguruke mu Bayisirayeli ubabwire ngo nyuma y'iminsi 3 tuzamuka Yorodani, ngo igisabwa niki ngo nuko abantu bashaka amahamba. Iyo kera twaje kuzinduka umuntu yashaka gihamba ukarya mu gitondo, umukecuru akagutekera akagucumbira agafata n'imboga agashira mu gasashe ukazinduka ugenda. Wagendaga ufite confidence ukaba ngo nta inzara ya turu. Waragendaga bagereye kure wananiwe uje washoka ukaja mu mugezi ugakaraba ugafungura ugahamba. Niba ari umutsima w'ibigori ukawurya, bagushaka udushyimbo ku ruhande, abanyabubembe baba bafite rune n'utujanga. Iyo wagiraga ibyago asanga yashweze. Ariko iyo wagiraga amahirwe asanga gikomeye ukageraho ugakomeza. Haleluya. Amen. Uko niko no muri urugendo bimeze, tugomba kugira ihamba tugendana nayo. Ihamba kandi tuyikura he? Tuyikura mu nzu y'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Utaraje ahangaha iyo hamba ntibayibona. Amen. Amen. Iyo hamba ntibayibona. Nushaka kugenda mu cyaro ukomeye, uzubanze hano tubanze tukwature umugisha. Haleluya. Amen. Tubanze tukwature umugisha. Niba usanga bahangayitse bararya
igitenge ngo cya 51 ngo icya 51 se twatse kumara mwazo yari afite 50 amapiyesa 50 ariko ngivuga ngo ndashaka icya 51 urambara ntushira imbeho urarya ntushiriza kubera ko uhora n'umururumba 51 ko ndashaka icya 51 arashaka icya 51 wenda dukozemo yenda tugatomboza ngo runaka kugira ibitenge bingahe aho ushaka bati ntabwo mbyibuka hari umuntu ntabyibuka ariko niba uvuye kurangura ukarangura nk'ibitenge 20 uba ugomba gucomaramo kimwe tu ndashakamo kimwe nije ubikorera ukagishyira hari acuruza nasubirayo nakwitera n'ibiti none iki nirurangiza iki gikuyemo muzumva nuko bihora ngo turambara ariko ntidushira imbere ariko iyo uje ukabanza hano haleluya ibyo ufite mama bizakunyura icyo gitenge kindi waruye kwambara kigurishamo amafaranga ariya mafaranga azakugeza ku kindi kintu utari wageraho turashoje reka dusezerere inyota zo hanze dusezerere inzara zindi zo hanze duharanire kurya umutsima w'ubugingo haleluya turashoje ikizagaragaza kuko wariye kuri uwo mutsima nuko mbese igipimo cyangwa se indikatere cyangwa se igipimo ikizagaragaza ko wahagaze neza hari ibintu ugomba guhagararaho uzareba ya nyota yawe ya kera bya bihe byawe bya kera nubona utakibifite uvuye ngo ntabwo y'amazi karagabanuka y'amazi karamanuka imuzi y'amazi aza gushira mu nkono natangure n'amanuka gucanira iyo icyo nicyo gipimo cya mbere abasheri nubona uri kumanuka kwa kundi wabaga imbere y'Imana ukabona wagize ubute igihe cyo kuzuka kirageze n'uzutse kandi barazukaga abasaza barazukaga bakaba imbere y'Imana ugasanga utagishobora guterana menya ko urushinge ruharumanuka mu cyumweru gishize nagiye bari bantumiye muri niba turebe kwa pasiteri Kirugura nabanye nabo iminsi 3 kubabwiriza muri kerere burya pasiteri muzaza mugenda muzaza aho mwagiriye kuguze kugenda muza mwitegereza muri aya matorero murebe icyo baturusha murebe icyo natwe twabigiraho ni niba ture yatangiye nyuma yacu pasiteri wawe tuzaze udusure unatubere ijambo ry'Imana hari icyo nubwo batangiye nyuma yacu hari icyo nabigiyeho haleluya mufite amatsiko yo kutumva muragikeneye muzamuke tukirebe aho mutazamuke mubishaka mubabwira amasoko nuko urushinge rwaguye niyo mpamvu mutari kuzamura nasanze
materaniro yabaye mu gitondo baba batangira saa 11 zuzuye baba batangiye mu gihe twebwe bageze hano kare ni saa 11 n'igice cyangwa na 45 uwacu wageze hano kare uwa mbere wabo ni saa 11 abari mu rusengero kibatangiye nyuma yacu. Ikindi cya kabiri nabo nasanze abantu bitabira amateraniro ya mu gitondo hazamo urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa. Mu gihe hano twebwe hano kirazira hano kirazira urubyiruko rwaba mwabana mu materaniro mu gitondo n'umunsi mwakoze amasengesho hano muzamuharanira kugenda tutaraza. Reka basabe mu gihe cyose muzaza mugira amasengesho hano muzamutegereza abantu ba mu gitondo baza gusengane mubone kuja mu kazi. Ibyo bintu ndaba ari byiza tubisikana n'abamwe baba bari gusohoka abandi tukabasanga n'abakiryamye mu ntebe babona turinje bagasohoka. Iyo ntabwo ari tabiya nziza. Ikindi nabonye hari turacyari kumwe. Ikindi nabonye muri nyubako ya hariya nuko abamama baho baza bahetse abana. Cyo kimwe naco muti ijambo ry'Imana